amazi y'igikakama burundu hano hariya tukaba dukira n'umupira hariya hari n'umukungugu harasigaye karagasohoka ariko gato cyane naho amashyuza yakamye nimba azagaruka ntawabimenya kabisa amashyuza mwari muzi yose yakamye amashyuza yakamye aya ni amashyuza y'Irusizi. Hello guys, twangiye kubasuhuza ni wa musore wanyu KMJ ukomeje gukurikirana tubibutsa ngo mukore subscribe munakande like. Tubazaniye amakuru kuri iki gicamunsi cy'itariki ya 24 nibwo hakomeje hacaracara inkuru ku mbuga nkoranyambaga ahantu tuzi nko ku Mashyuza mu Bugarama intara y'Uburengerazuba. Ku batazi neza uburenze ku ruganda rwa Simerwa rukora sima nyarwanda, ahantu nyaburanga uko abantu bakomeje babivuga berekana ko amazi yakamye, benshi bavuga ati isi yarangiye, ariko guys ntimugire ubwoba, ni ibintu bisanzwe byabaye, ntabwo ari isi yarangiye. Tuhamara impungenge yuko nta gikuba cyacitse, nk'uko mukomeza mubireba ku mafoto amazi yatangiye kama buke buke, abantu bakomeza bafata amavideo, abandi bavuga ati ni ibitangaza rwose. Ahantu nk'uko muhareba kuri video urabona ko amazi yagiye akama, igitaka kikagaragara, n'ahantu habaga amazi meza rwose. Hari hanubatse ahantu ubona ko ari ahantu nyaburanga, abantu babaga bari muri iki gihe cy'izuba bakoga, haba amazi ashyushye nk'uko bavuga ngo ni amashyuza. Ni amazi ari hagati y'imisozi yahoraga rwose ashyushye yibirandura, ari nko kuri degree Celsius nka 30 cyangwa 25 gutyo. Ahantu washyiramo n'ikintu kikaba cyamara akanya kigashya. Hari naho abantu batari bemerewe koga kuko cyari nk'ikiyaga rwose, buryo umuntu yanarohama agiyemo. Rero byatangaje abantu cyane kubona amazi akamye, igikuba kiracika, ariko nta gikuba cyacitse guys. Twamaze kumenya amakuru y'ikintu cyabaye kugira amazi akame, kibyishe inyuma nicyo tugiye kubereka. Simerwa nk'uko twabibabwiye ikora amasima akoreshwa hano mu Rwanda ahantu ari hose, imisozi ikikije aho ngaho. Rero Simerwa niyo imenamo amabuye, ikoresha isima icyo bita kariyeri. Iyo kariyeri rero niyo kugira bayibone baturitse intambwe bakamena umusozi, ibitaka bikamanuka. Icyabaye rero ari amazi ajya hara mu Mashyuza, agenda amanuka, afite amasoko atandukanye amanuka mu misozi, akagenda yinjiramo hariya mu Mashyuza, nayo akagera ahandi asohokera amanuka ajya hepfo mu bice byo hepfo, agenda ajya mu migezi ya Ruhwa, ndibwira muri Ruhwa yerekeza i Burundi. Ariko arabanza akareka hariya kubera ko ari no hagati y'imisozi. Abantu mwize geography murabizi, umenye bw'isi, kubera ko harimo umwanya wo hagati y'imisozi, rero hazamukamo ubushyuhe n'aya mazi agashyuha. Abenshi bakundana no kuba bahari bavuga ati aya mazi aravura, aya mazi ni umuti, abandi bakajya kuhasura. Nabira abantu baba bagenda bahasura ku buryo butandukanye, ahantu ho kwishimira leta yateguye, ni ahantu hari ibyiza nyaburanga. Rero iyo misozi nk'uko bayiturikije bashaka isima, nicyo cyatumye amazi abasha kubura, yakomezaga azamo aho. Uko twababwiye hari amazi abasohokamo muri icyo kiyaga cy'Amashyuza, ariko kugira ngo hadakama kubera ko
kugira ngo ikiyaga kibeho buriya nuko haba hari amazi yandi yisukamo, kandi kugira nticyuzure cyane nabwo ngo kirengere hari andi aba agomba gusohokamo. Rero ayo mazi yakomeje kuyoba, ariko ubu aho tuvuganira bari gukora ibishoboka ngo amazi yayobye kubera izo ntambi zaturitse agenda agarurwamo. Ngayo nguko rero batangiye nk'uko mubona amavideo, batangiye gushaka uburyo bongera kuyayobora amazi ngo agarukemo hariya. Mu minsi mike rwose murongera mubone cya kiyaga cyanyu, amazi meza rwose utamenya ko abantu batahazi babonye amafoto bavuga ati aha ni nko ku nyanja itukura cyangwa se n'ahandi hantu heza hadasanzwe. Ariko ni mu Rwanda guys, mujye mutembera. Ni hara rwose mu Bugarama, urenze mu karere ka Rusizi, ugeze mu mujyi wa Rusizi usigaje nk'ibirometero nka 40 kugira ngo ugere ku ruganda rwa Simerwa, urenze mu mujyi wa Rusizi. Ngaye nguko rero guys, ntabwo ari imperuka yabaye, nawe bari kuvuga ati 2020 ni igitangaza. Yego irimo byinshi biba, ariko guys hari n'ibintu biba kubw'ikintu runaka cyabayeho, ariko nuko byagenze. Ndabashimiye, mukore subscribe, munakande like. Thank you very much, mukomeze mugire ibihe byiza. Ukandagiye hasi utushya no ubwo urahagaze? Urahagaze? Nzi ko wagaruka nta kibazo. Nta nubwo bashyushye cyane haraye. Dore ahantu hamaze ashyuha nawe mu mpande. Ariko manza yose azamushyiraho amasoko ubundi arimo hano mu mpande uko bari kubiramo. Hakurya naho abantu barahoga se? Ariko haranitwe.